mu mikorere y'igihugu cyacu, mu gukorera igihugu cyacu, cya mbere shyira imbere mvuge ku giti cyanjye ni abaturage b'u Rwanda. Barabona ibishoboka byose bikwiye uko dushoboye. Hari ibyo tutageraho, hari ibyo tutabona kubera ko tutanabishoboye, tugategereza igihe amikoro azabonekera wenda tukabikora, ariko kubihari, kubishoboka, barabona ibyiza bikwiye uko bishoboka or not. Icyo ni kimwe. Ababikora barabikora uko bikwiye cyangwa bashyiramo amarangamutima yabo bagakora ibintu uko babyumva, uko babishaka, cyangwa byaba biterwa se n'aho bari, bashobora gukora ahandi neza kurusha ibyo, nabyo ukabinyuramo ukabitekereza. Cyangwa se barabiterwa n'uko bagera ku nshingano bakibonamo muri izo nshingano mbere na mbere kurusha kureba abaturage muri izo nshingano bashinzwe. Nibo bagiye hejuru y'ibintu byose, babikora uko babishaka, uko babyumva, ntawe wagira icyo avuga. Kuba bishinzwe rero, bishobora kuba bishinzwe abandi ahandi, cyangwa njye kubinshinze ari nanjye biturukaho icyo kibazo cyo guhindura abo bantu. Rwose mbikora nabanje kunyura muri izo nzira. Iyo nabonye ko hari ikigomba guhinduka, ntabwo ntumwanya, niyo narara ngushyizemo kubera ko nta kintu nari nkuziho cyangiza, nkakibona umunsi ukurikiye ndakuvanaho. Kuko si wowe mbona mbere mu kazi, ndabona igihugu n'inyungu zacyo mbere na mbere. Ibyo kujya kuvuga ngo atababara, tarakara, iyo wagenda ukicwa n'agahinda, njye ntacyo bimbwiye niba nakemuye ikibazo cy'abaturage.